Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba twongeye kuza imbere yawe tuje kugushakaho inama, tuje kugushakaho agakiza, tuje kugushakaho ubugingo, tuje kugushakaho ibitekerezo, tuje kugushakaho imbaraga n'imyanzuro. Ngwino ubane natwe utureme bundi bushya, kandi ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera, imitekerereze yacu ibijagaraje byigizweyo, ahubwo tube ku birenge byawe kuko ariho dukura inama nzima. Ijambo ryawe ryandikishijwe na Mwuka wera, kandi nta muntu n'umwe ushobora kurijyamo yishakira ibyo yishakira ngo agire icyo ageraho, ahubwo iyo dusenze tugasaba imbaraga ya Mwuka wera yaryandikishije, iraza ikabana natwe tukamenya gutandukanya indyo n'imoso. Abana bawe bari aha ngaha ubafashe kugira ngo twese isomo watugeneye tubashe kuritahana mu bitekerezo byacu, kandi rizagire icyo ritumarira mu mahitamo y'ahazaza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko babibabwiye, nitwa Musoni Flavien. Muri uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga zihishe mu maraso. Imbaraga zihishe mu maraso. No mu buzima busanzwe umuntu bamwita umuvandimwe wawe kubera ko papa wawe na mama wawe bombi babyaranye mwebwe mwabana. Kuko ibyo rero abavandimwe barimo amoko menshi, ariko hari uwo wita umuvandimwe w'amaraso. Uwo ni uwo muba musangiye isonande na nyoko. Icyo nashaka kwerekana gikomeye nuko isano abantu bafitanye mu maraso iba ari isano iruta isano abantu bafitanye mu mafaranga. Ikindi kintu nagira mbabwire ni kimwe, amaraso buriya ni ikintu gikomeye. Umuntu wa mbere witwa Kayini yishe Abeli. Bibiliya iravuga ngo amaraso ya mwene so arimo aratakira munsi y'iki? Munsi y'ubutaka. Kubw'ibyo amaraso ni ikintu gikomeye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo mu maraso ya Yesu habonetsemo imbaraga zikomeye cyane. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ngo gukira kwacu ntibishoboka mu gihe hatabaye imbaraga z'amaraso ya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Kuva igice cya 12 umurongo wa 12. Kuva 12 umurongo wa 12 haranditse ngo iki? Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, n'imana z'abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho nduwiteka. Umurongo wa 13, ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Iyi si y'uyu munsi imeze nka Egiputa. Egiputa yari iyobowe na Farawo. Farawo ntiyashakaga Imana kandi ntiyashakaga no kuyimenya, kandi Farawo yari yaragumanye abana b'Imana adashaka kubarekura ngo batahe. Iyo migambi rero yari imigambi iri muri Satani, ariko ayicisha muri Farawo. Icyo nashaka kubabwira ngiki rero, Imana yaravuze ngo kugira ngo nze gutambuka menye yuko hazaza hanyu hateretse neza, muze gufata umwanya musiga amaraso ku nkomanizo z'inzugi zanyu. Ayo maraso ni isezerano ko mudashobora kurimbuka. Amen. Ibi byerekanaga gucungurwa n'agakiza twari kuzabona muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 13 Bibiliya iravuga ngo ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizabazaho ngo kibarimbure. N'uyu munsi wa none gukira kwacu biterwa no ko twakiriye amaraso ya Yesu n'igitambo Kristo yatanze ku bwacu. Muri Bibiliya mu gihe cya kera Imana yigeze gutanga irindi somo ryerekana imbaraga zihishwe mu maraso. Kera habaga abantu bitwaga ababembe. Ababembe babaga yari indwara yafataga umubiri, yarangiza ikagenda ifata ingingo. Icyo yakoraga, ibibembe byafataga ingingo bikazigagaza kugeza ubwo umuntu yashoboraga gutakaza ino cyangwa se urutoki ntabimenye. Kandi ibibembe byagendaga bimunga umuntu ubirwaye. Umuntu ubirwaye rero bamuhaga inzogera, yagera ahantu abantu bari akayivuza avuga ngo nimuve mu nzira ndahumanye ndahumanye. Umuntu wabaga arwaye ibibembe babaraga yuko ari urutoki rw'Imana rwamukubise, ari ingaruka z'ibibi yakoze. Kubera icyo kintu rero ibyaha byagereranyijwe n'iki? N'ibibembe.
mu gihe cya kera rero muri Isiraheli Imana yatanze amategeko mu Balewi igice cya 14, Abalewi 14. Imana yatanze amategeko y'uburyo umubembe ashobora guhumanurwa agahinduka umuntu muzima. Umurongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati, aya aba ariyo mategeko y'umubembe, ku munsi wo guhumanurwa kwe azashyirwe umutambyi. Amen. Umutambyi wacu mukuru ni Yesu Kristo, kandi nta muntu n'umwe ushobora gukira atashiriwe Kristo. Ntibibaho nta handi agakiza kaboneka. Umubembe ntiyashoboraga kuba yanywa umuti w'ibyatsi, ntiyashoboraga kuba yakorerwaho ubundi bushakashatsi. Umubembe yagombaga gushyirwa umutambyi. Bivuze ngo iki rero? Igihe cyawe cyo kwiyegurira Imana nicyo kintu gikomeye cyane. Nshuti zanjye, umurongo wa 3 Bibiliya iravuga ngo nawe ave mu ngando z'amahema asuzume uwo mubembe. Ninde wavaga mu ngando? Ni umutambyi. Ndagira ngo mbabaze, ese twarazamutse tujya kuvurirwa mu ijuru cyangwa Yesu yaramanutse aza kutuvurira mu isi? Ni iki cyabaye? Yaramanutse aza kutuvurira mu isi. Umutambyi yagombaga kuva mu ngando z'amahema agasuzuma uwo mubembe, nabona ko akize uwo muze w'ibibembe ategeke ko bashakira ugiye guhumanurwa inyoni ebyiri. Inyoni zingahe? Ebyiri. Izo nyoni ebyiri zitazira kandi nzima, iningiga y'umwerezi, iki cyari igiti, n'agatambaro k'umuhemba, kari agatambaro gafite ibara, n'agati kitwa esobu. Ibi bintu nibyo byakoreshwaga mu kugira ngo umutambyi ahumanure umubembe. Umurongo wa 5, umutambyi ategeke ko bakerera imwe muri izo nyoni mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga. Inyoni zari ebyiri, imwe yagombaga gupfa, iyindi igasigara ari iki? Ari nzima. Harya nagira ngo mbabaze, Kristo yagombaga gupfa natwe tugapfa? Ahubwo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Kristo yagombaga gushenjagurirwa ibicumuro byacu, umwanya twari gupfamo yagombaga kuwupfamo, ariko mu buryo bw'umwuka natwe twagombaga gupfana nawe tukongera tukazukana nawe. Icyabaye rero ni iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo umutambyi ategeke ko bakerera imwe muri izo mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga. Umurongo wa 6 Bibiliya tujyane. Inzima ayende, yende niyo ngiga y'umwerezi, nako gatambaro k'umuhemba na ezobiyo abyinikane n'iyo nyoni nzima mu maraso ya nyoni yakerewe hejuru y'amazi yatembaga. Bafataga inyoni bakayikata ijosi, amaraso yayo yajya kuva bakagenda bakayitunga ahantu mu mugezi, noneho y'amazi akivangamo ya maraso ya nyoni, kandi y'amazi yaratembaga akagenda akivanga n'andi. Byerekanaga yuko urupfu rwa Kristo ari rwo ruzatuma isi yose, abantu benshi cyane umuntu atabasha kubara, babona agakiza. Umurongo wa 7, amishe ayo maraso 7 kugiye guhumanurwa ibibembe, avuge ko ahumanutse. Aya maraso bagombaga kuyafata, barangiza umutambyi akayamisha ku muntu ugomba gukira. Yayamumishagaho kangahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. None 7 isobanura iki? Muri Bibiliya 7 yerekana ikintu cyuzuye. Nimugoroba twiza uburyo Yesu yabwiye Yohana ngo emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Kuko ibyo rero 7 byerekana gushyika. Harya nagira ngo mbabaze abasomyi ba Bibiliya, ndashaka kubabaza, Namani yibize muri Yorodani kangahe? Harya ku nshuro ya mbere yarakize, ku nshuro ya 3 yarakize, inshuro ya 5 yarakize? Musubize. Ku nshuro ya 6 yarakize, ku nshuro ya 7 yarakize. Harimo ibanga ku mubare 7. Ni nayo mpamvu Imana yatanze icyumweru kitafite iminsi 8. Iminsi ni 6. Umunsi wa mbere ntago utandukanye n'umunsi wa 2, umunsi wa 2 n'utandukanye n'uwa 3, umunsi wa 3 n'utandukanye n'uwa 4, umunsi wa 5 n'utandukanye n'uwa 6. Ariko nagira ngo mbabaze abasomyi ba Bibiliya, umunsi wa 6 n'uwa 7 ibyo ni bimwe? Oya rwose. Amaraso bayamishaga 7 ku muntu ukeneye guhumanurwa. Noneho
yanyoni bayirekurire mu gasozi, yanyoni nzima. Mu magambo make rero, Kristo agiye mu mwanya wacu, twebwe abari imbohe z'icyaha turarekuwe. Umurongo wa 8, maze uhumanurwa amese imyenda ye, yiyogoshesha umubiri wose, yiyuhagire abahumanuwe. Amen. Umuntu bamisheho ya maraso yagombaga n'ubundi kumesa imyenda ye. Ariko nagira ngo mbabaze, ese hari umuntu uzajya mu ijuru atarameshesheje imyenda y'amaraso y'umwana w'intama? Nta n'umwe. Kubw'ibyo rero, kumesa imyenda bisobanura iki? Ni ugushaka gukiranuka kwa Kristo. Kandi yagombaga kwiyogoshesha umubiri wose kugira ngo abahumanuwe abone kugaruka mu ngando zanyu. Ariko amara iminsi 7 nanone aba hanze y'ihema rye. Murongo wa 9, ku munsi wa 7 aziyogoshesha umusatsi wose n'ubwanwa n'injwiri. Injwiri zagirwaga n'abarwayi b'ibibembe. Ariko uyu munsi wa none injwiri ni iki? Ni ubusirimu. Kubitana n'umuntu w'umumama akajya muri salon de coiffure ati ndashaka injwiri. Injwiri bakazikaraga we, ugakubita n'umuntu w'umumama w'umusirimu afite iki? N'abasore b'abasirimu benshi usanga rwose umuntu afite injwiri. Ariko kera injwiri cyari ikimenyetso cy'amabembe. Iyo umuntu yabaga amaze guhumanurwa bamutegekaga kwiyogoshesha kugira ngo hazamere undi musatsi utari iki? Utari injwiri. Yiyogosheshe n'ahandi hose, amese imyenda ye, yiyuhagire abahumanutse. Nshuti zanjye, hari ikindi kintu gikomeye cyabaga. Umubembe yakomezaga gukorerwa umuhango werereza agaciro k'amaraso. Ikindi bakoraga ni iki rero? Ya maraso barayafataga bakagenda bakayasiga ku gutwi kw'iburyo. Ku gutwi kwa hehe? Ugutwi kw'iburyo. Bamara kuyamusiga ku gutwi kw'iburyo, bagafata ya maraso nanone bakayasiga ku gikumwe cy'iburyo iki kinini. Hari iki kintu kinini iyo umuntu agize gutya babivuze ngo iki? Babivuze ngo iki? Très bien. Yego rwose. Ariko umuntu yagize gutya bivuze ngo wapi nabihakanye. Noneho iyo ugiye kubwira umuntu ngo agusinyire, uramubwira ngo naguterera iki? Igikumwe. Amahitamo yacu nayo abakeneye kwezwa n'amaraso ya Yesu. Ikindi kintu cyabaga rero, bafataga amaraso barangiza bakayasiga ku ino rinini ry'iburyo. Ino ryahe? Rinini ry'iburyo. Ndagira ngo mbabaze abantu bari ahangaha, hari umuntu ushobora guhagarara agatsintsino kadakoze hasi adafite ino rinini? Uzabigerageza uretse ko urarifite. Ariko najya mbabwire ngo iri no rinini niryo rituma umuntu abasha guhagarara. Kubw'ibyo rero byerekanaga yuko nta kintu kigomba guhagarika umuntu kindi uretse amaraso ya Yesu. Amaraso yagomba gusiga ku matwi. Reka ngire ikintu babwira. Niki kiranga umuntu yuko yatsindishirijwe? Niki kiranga umuntu ko yakiriye umwami Yesu? Niki kiranga umuntu ko Kristo atuye muri we kandi amaraso ya Yesu yamwejeje? Agomba kuba afite amatwi yumva iby'umwuka bw'iri torero. Kandi uwo muntu ijambo ry'Imana ryagezemo agira amatwi yumvira ababyeyi, agira amatwi atuma yumva agatandukanya inyigisho z'ukuri n'iz'ibinyoma. Uyu muntu agira amatwi abasha gutuma atandukanya umukunda n'umwanga, umubwiza ukuri n'utamubwiza ukuri. Ariko abakobwa b'iki gihe, umusore araza akamubwira ati ndagukunda, mu mwanya agahita ahura n'undi ati nanjye ndagukunda kandi mfite gahunda, undi agahita aza ati ngewe ndashaka ibintu bivuye mu nzira. Baba batatu, umukobwa yabareba akabona umwe arasa neza, undi afite amafaranga, undi yarize. Bikamucanga, arangiza agahita afata udupapuro 3 kadukubita ku meza akabwira Imana ati n'uyu nguyu cyangwa se n'uyu nguyu. Reka da, Imana ntibeshya, n'uyu nguyu. Iyo azamuye usa neza udafite amafaranga abwira Imana ngo iki twongere dusubiremo, akagashyira ku ruhande. Kubera iki? Amaraso ya Yesu iyo amaze kugera ku rutoki rw'iburyo, amahitamo y'umuntu aba kontororwa n'umwami Yesu. Umwami Yesu hari umuntu mukundana, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo umucyo n'umwijima ntibyagira gute? Ntibyabana. Hari akazi ujya gukora, Imana ikakubwira ngo aho kugira ngo ukore aka kazi kazatuma ucuruza inzoga, genda ujye kuba umuyede nzaguheramo umugisha.
amahitamo y'Imana atuma igihe cyo gushaka, igihe cy'amahitamo yose ntabwo ari wowe uhitamo, ni Kristo uguhitiramo. Ariko nagira ngo mbabaze, aya maraso mwigeze mumenya imbaraga ziyahishemo? Iyo byarangiraga rero, umutambyi yafataga amavuta, yarangiza amavuta akayashyira mu maboko, agahamagara wa muntu ugomba guhumanurwa, yari akeneye amavuta rero. Yarangiza agafata amavuta nanone, bwa mbere agasiga amavuta ku gutwi kw'iburyo. Hahandi amaraso yagize gute? Reka mbabwire, ntibishoboka ko Imana yatoranya umuntu ngo nirangiza imwambika icyubahiro cyayo atabanje kwemera urupfu rwa Kristo n'icyo rumumariye. Ntabwo bibaho. Uwo muntu aba ari umujura n'umunyazi, aba yazamutse akinjira mu rugo ariko adaciye hehe? Mu irembo. Mu magambo make, kwemera amaraso ya Yesu ni iki? Ni ukwemera ko Kristo ari wowe yapfiriye kandi ibyaha byawe ari byo byatumye abambwa, warangiza ugapfana nawe ukavuga ngo Mana, njyewe wa kera ndapfuye, ndashaka kugendera ku mateka yawe kuko yanjye narayangije. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ayo mavuta bayasigaga ku gutwi, bagafata ayo mavuta bakayasiga kuri cya gikumwe nanone, barangiza bagafata ya mavuta bakayasiga kuri ryano ryahe ry'iburyo. Amavuta asigaye rero, umutambyi yarayafataga akabwira wa mubembe ati, wa undi wahoze ari umubembe ati, nyegera. Murabyibuka yuko ibibembe iyo bigeze mu musatsi umuntu agira injwiri, siko bimeze? None wa muntu bamubwiye ngo nagende yiyogosheshe, asigarana uruhara, ategereza umusatsi mushyashya kugira ngo uruhu rwe narwo rube rushyashya. Rero ya mavuta umutambyi yarayafataga akayamusiga mu mutwe, byerekana ko n'imitekerereze y'uyu muntu igize impinduka, kandi amateka ye n'amahitamo ye n'imyanzuro afata y'ahazaza igomba kuba itandukanye n'iya mbere. Uyu muntu rero nimureba mubare w'14 murongo wa 10 kugeza kwa 18, iyo uyu muhango warangiraga yaratahaga, abantu barangiza bakavuga batumva rero uyu muntu tugomba kumwizera. Nibyo koko yari umubembe, ariko umutambyi yaduhamirije ko uyu muntu yakize, mu mwakire muri sosiyete. Ni nayo mpamvu umuntu w'Imana yamaze kwihana, Imana irongera ikagarura icyizere abantu bamugiriraga, yongera kwakirwa mu bandi badamu bafite ahazaza heza, akakirwa mu bandi bagabo bafite ahazaza heza. Uyu muntu amateka ye ya kera ntabwo abantu bagomba kuyitaho. Umutambyi atanga itangazo ngo nimwongere mu mwakire muri sosiyete. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabaze, muri uyu mugoroba Imana yari yakora ibimeze nk'ibi mu buzima bwawe? Imana yari yakora ibimeze nk'ibi mu mateka y'ubuzima bwawe? Niba bidahari ufite ikibazo. Ariko mu by'ukuri ni iki cyihishe mu maraso? Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Mu magambo make rero, iyo Yesu adapfa nta muntu n'umwe wari kuzahinguka ku Mana, kuko amaraso atavuye ntihaboneka kubabarirwa. Kubw'ibyo rero njya nibaza, nk'amadini atemera yuko Yesu yabapfiriye, abantu batemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, ndagira ngo mbabaze, ku musaraba Yesu abambye yaravuze ngo birarangiye. Kuri abo bantu batemera Karuvari, mutekereza ko byarangiye? Ntabwo birarangira kuri bo. Hari imbaraga ziri mu maraso ya Yesu. Ijambo ry'Imana mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 3 riratubwira ngo amaraso yatumye abantu bigira hafi. Mu magambo make, icyaha cyatumye abantu bajya kure. Murabizi ko Adamu na Eva bamaze gucumura, abamarayika b'Imana babirukanye muri Edeni baragenda. Kubw'ibyo rero bagiye kure. Kuva uwo munsi dufite indirimbo ivuga ngo, nahabiye kure y'Imana, ndahabutse ubu. Icyaha cyajyanye abantu kure y'Imana. Niki cyagombaga kubagarura rero? Nanjye nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho abantu. Mu magambo make, amaraso ya Yesu niyo atuma abantu begerana. Uyu munsi dufite abantu b'Abahutu, dufite abantu b'Abatutsi. Nubwo leta yirirwa yigisha abaturage ndi umunyarwanda,
ariko abantu baricara bagatavuga bati kiriya ni igipindi, ngewe ndi umuhutu utavanze. Undi nawe yarangiza ati kiriya ni igipindi, aho navuye ndahazi, nge ndi umututsi utavanze. Waganira n'umuntu akakubwira ati ngewe rero nubwo tuba turi mu rusengero ndi umukire, atazagira umuntu ntera inda hariya mu rusengero. Ubu turacyafite abakire n'abakene, abahutu n'abatutsi, abakiga n'abanyanduga, turacyafite abantu ngo b'abanyacyubahiro n'incakarafu, ariko amaraso ya Yesu icyo yakoze ni kimwe, nta n'umuntu ku isi wagikora. Amaraso ya Yesu yaratwegeranyije. Uyu munsi hano hari umuntu ufite amamiliyoni ye wicaye aha, hakaba hari n'umuntu wifitiye ubukene bw'urimo kwayura hano ugiye kuburara. Ariko nanone amaraso ya Yesu aramutse atumye mwicarana hano, ntumutahane ngo umuhe ikiro cy'ibirayi, nanone ntabwo aba yarakugeze ku matwi. Ntabwo bishoboka. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28, ijambo ry'Imana ritwereka yuko Kristo amaraso ye ariyo yaguze itorero rye. Itorero ry'Imana ryaguzwe amaraso ya Yesu. Bishatse kuvuga iki rero? Nta muntu ufite amafaranga yagura itorero. Umuntu yagura ikibanza, umuntu yagura urusengero nkuru nguru, umuntu yagenda akagura abantu abayoboke, ariko nta muntu ushobora kuza ngo avuge ngo iri torero ryanyu ry'abadivantisti rihagaze angahe ku isi yose ngo ryishyure ndigumane. Ntabwo bibaho. Kubera iki? Igiciro cy'itorero ni amaraso yande. Kubw'ibyo rero gusuzugura iby'Imana ikorera mu itorero ryayo ni ugukinisha amaraso. Mujye muri Bibiliya zanyu tujyane mu Kuva. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki mu Kuva? Igihe Imana yatangaga amategeko y'umwana w'intama wa Pasika, bagombaga kubigenza gute? Murebe umurongo wa 6. Muzawurindiriza umunsi wa 14 w'uko kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Hari aho mubonye amaraso yagombaga kujya hasi? Amaraso yagomba gusigwa ku nkomanizo z'urugi no mu ruhamo rw'umuryango, ariko ntabwo amaraso yagombaga kujya hasi. Kubera iki? Aya maraso y'umwana w'intama bagombaga kubaga kuri Pasika, aya maraso yashushanyaga amaraso ya Yesu. Ntabwo byari byo yuko aya maraso ameneka hasi ngo umuntu uza gusohoka mu nzu cyangwa yinjira yakandagire. N'uyu munsi wa none nta muntu ukwiye gupfusha ubusa amahirwe y'ibyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Ntawe. Imana yemeye ko umwana wayo yambara ubusa ku musaraba, igihano kiduhesha amahoro kiba kuri we, kandi Bibiliya igaragaza yuko yakubitiwe ibyaha byacu. Kandi nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, n'uyu munsi wa none abantu barimo bararirimba ko Yesu yabapfiriye, ariko yava muri korari kuririmba akajya kunywa inzoga. Abantu barimo baravuga ko Yesu yabapfiriye byose byarangiye, bagataha bajya mu busambanyi. Reka ngiye ikintu mbabwira, abo bantu baba bagereranywa no kuba wasiga amaraso ku nkomanizo z'urugi, warangiza ukanayasiga hasi mu muryango ukayakandagira. Kandi mu byaha byose abantu bakora, umuntu ukandagira amaraso y'umwana w'intama ntashobora kuzababarirwa. Umuntu upfusha ubusa agaciro k'Imana yakoreye Karuvari ntashobora gukira. Nshuti zanjye, mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 20, Bibiliya igaragaza neza yuko amaraso ariyo Imana yazanishije amahoro. Aya mahoro dufite muri Kristo Yesu, aya mahoro mubona abana b'Imana tuba dufite, aya mahoro mubona tugira nubwo tugoswe n'intambara nyinshi, amahoro dufite dukomora ku Mana yaturutse ku maraso. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo nubona Imana iguhaye amahoro n'umutuzo ukomoka mu ijambo ryayo, ukaba wicaye mu nzu yayo ukumva ufite umutuzo, ntuzagire ngo bipfa kwizana. Ni ibintu byavuye mu bise by'amaraso ya Yesu. Zaburi 72 umurongo wa 14, Bibiliya igaragaza neza yuko amaraso, Imana yatumye amaraso yacu aba y'igiciro cyinshi imbere y'Imana. Mu magambo make, iyo umuntu amaze kwakira Yesu akamubera umwami n'umukiza, amaraso ye aba ari ay'agaciro kenshi imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana. Niyo mpamvu mu bibazo byacu, mu bigeragezo, mu makuba, abamarayika b'Imana boherezwa byihuse ngo baze batabara abana b'Imana.
hari ikintu gikomeye nimureba mu gitabo cyo kuva. Mu gitabo cyo kuva igice cya 24, Imana yari yaramaze guha Mose amategeko, irangije mu isezerano. Imaze kumuha isezerano, Mose ahamagara Abisirayeli bose bateranira aho yarari. Arangije murongo wa 6, Mose arababwira bazana ibitambo. Bamaze kuzana ibitambo, umurongo wa 6, Mose agabanya amaraso mo ibice bibiri bingana, kimwe agisuka ku nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Igicaniro gishushanya imisengere. Ndajya mbabwire ngo gusenga utemera urupfu rwa Yesu n'umuzuko we, gusenga utemera yuko Kristo ari we hazaza hawe, ari we byose kuri wowe, ubusengera ubusa. Yesu yaravuze ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'iki y'abantu. Amaraso amwe yamenwe ku gicaniro, ayandi arajyanwa. Umurongo wa 7, yenda igitabo cy'isezerano. Amen. Yafashe igitabo cy'isezerano agisomera abantu, amasezerano bari bagiranye n'Imana. Amaze kubisomera abantu baramubwira bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mose arabitegereza. Umwuka w'Imana abwira Mose ngo nubwo babivuze mu kanwa, nta mbaraga bafite zo kubishyira mu bikorwa. Wakwereka abagabo, iyo turi iruhande rw'ibendera, umuntu w'umukobwa warambagizaga nawe ari ibumoso bwawe, umuyobozi w'umurenge ari aho ngaho, murahirire yuko muzabana rwose. Cyakora ukabona umuntu azamuye akaboko, nta wundi mugore nzaguharika, kandi ubwo muri telefone barimo barabipa. Se wagiye ko noneho nakubuze. Telefone barimo barabipa bamuhamagara undi mugore, kandi yagiye mu murenge arahuguza, arimo arasezerana nande n'undi. Nta wundi mugore nzaguharika, nzagukunda. Kandi ubwo arabizi yuko nubwo bagiye kubana ni imibare. Papa w'umukobwa afite amafaranga, yari yarabuze urongora umukobwa we, nawe arimo aravuga ati nyarige ntege indege nigende. Imbere y'ibendera umuntu aba arimo kubivuga. Barangiza bati tujye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana rero ho bongeramo n'ibindi ngo dupfushije cyangwa tugize gute, murabizi ukuntu babivugitse, tuzabana dukennye dukize. Umugabo kazaza wumva inyuguti yatangiye kuzimira, tuzabana cyangwa se dukize. Gukena kabihisha. Buri hari abagabo batinya ubukene, hari abagabo batinya ubukene. Icyo nashaka kubabwira, ndagira ngo mbaze abadamu bari aha ngaha, ibintu twabasezeraniye tujya kubashaka, ibintu twasezeranye imbere y'ibendera n'ibintu twabasezeraniye imbere ya Bibiliya mu rusengero, cyangwa se ibyo mwasezeranye mu kiliziya, barabibakoreye abagabo, yego cyangwa oya? Ko mutavuga, atagira uza gukuka amenyo atashye. Ariko icyo nagira ngo mbabwire ngiki, kwemeza ibintu n'akanwa biroroshye, kuzamura akaboko ku murenge uvuga ko uwo mugore uzamufata neza biroroshye, kujya ku rusengero ukabwira pasiteri yuko umugore uzamufata neza, mu gusaba kugaragaza yuko uzishimira umugore wawe biroroshye. Ariko nagira ngo mbabwire, Imana igitwitegereza ikareba ibintu turahirira, yarangiza ikababazwa nuko tutaza ngo tuyishakeho imbaraga, kuko turi abanyantege nkeya, turi abanyantege nkeya rwose. Mwuka wera yegereye Mose aramubwira ati, Mose, aba bantu bavuze yuko ibintu byose ubasomeye Uwiteka ibyo avuze bazabikora, kandi barangiza bakabyumvira, ariko aba bantu barakubeshye. Icyakora kugira ngo bazabishobore birasaba amaraso. Amen. Umurongo wa 8, Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati, ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe, nkuko ayo magambo yose ari. Amen. Bagombaga gusezeranira Imana, ariko Imana nayo ihise ibasezeranira ko izabaha imbaraga zo gushyira mu bikorwa. Pawulo niho yahereye aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo miki imbaraga. Ibi ni ibintu bihishwe mu maraso. Kubw'amaraso ya Yesu, amategeko y'Imana abantu ntabwo Imana yari kuyakuraho, ahubwo yagombaga guha abantu imbaraga zo gushyira mu bikorwa icyo amategeko abasaba. Kandi abantu kubw'amaraso ya Yesu
bakagombye noneho kwemererwa kuzamura akaboko bakavuga ngo nzakora ibi n'ibi, nzakora ibi n'ibi, ariko Uwiteka niwe uzagira gute, uzampa imbaraga zo kubikora. None nagira ngo mbabwire uko twicaye ahangaha. Hano hari abantu banga inzoga, ndetse bagiye bandika amabaruwa bakavuga itariki, kuturuka itariki n'iyi sinzongera kunywa inzoga. Umuntu akaza akabwira umugore wati mama kanaka wambaye hafi, urabizi ko nabyaye umwana hanze nabiguhishe, none ubu ngubu iyi tariki yandike, zana ngusinyire, ntabwo nzongera no gusuhuza undi mugore uwo ari we wese. Ariko wajya kureba muri telefone wamusanga ari kuri telefone, waza nkaho agahita yirebesha hari, wagaruka akayirebesha hano. Ibeshye rero ngo ayirebyemo umugabo yirirwa yatumbye nk'umugati. Warebye iki muri telefone? Ni iki cyari kirimo? Kangira ikintu mbabwira, turi abanyantege nke keretse gusa tutabawe n'amaraso ya Yesu. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo intama ya mbere yapfiriye muri Edeni na Kristo wapfiriye i Karuvari. Intama guturuka ku ntama ya mbere Adamu yabaze muri Edeni akambara uruhu rwayo, kandi yarangiza ayo maraso akabwirwa yuko azahabwa igisubizo biciye mu maraso. Ibi bintu Imana yagombaga kuzabisohoreza i Karuvari, aho Kristo yagombaga kumanikwa, kandi uwo nguwo akaba ari we ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute, by'abari mu isi. Reka ngire ikintu mbabwira, mwari muzi yuko uyu munsi wa none hari abantu batanditse mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kubera iki? Banze kumuzanira dosiye yabo, ntabwo bigeze bamuzanira ubuzima bwabo, ntabwo bigeze bamwereka ibibagoye, ntabwo bigeze baza ngo Kristo bamubwire ngo mwami Yesu nshyize umupira hasi. Gushyira umupira hasi ni uguhagarika ibinyoma no kwishushanya, ukabwira Yesu ngo ari wowe wenyine wantabara. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo dufite ubumuga mu nzego zose z'ubuzima. Hari amagambo nkunda cyane, ni amagambo ari mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Aya magambo aratangaje, ni paje 117. Baranditse ngo umucunguzi wacu afite inyota yuko twamumenya. Amen. Yesu afite inyota yuko twagira gute? Ariko nagira ngo mbabaze, mwebwe mufite inyota yuko mwamumenya? Amen. Yesu afite inyota. Iyo arebye umuntu arimo kuzenguruka mu byaha, akareba umuntu amahana arimo, akareba umuntu ukuntu isi yamwishe nabi, ariko akaba adashobora kuza ngo Yesu amuruhure, Yesu agira inyota akavuga ati uyu muntu nk'uyu musore aramutse anyemereye akanyiyegurira ubuzima bwe, amezi 3 nagaragaza itandukaniro na biriya bintu arimo. Ariko Yesu akagira inyota akavuga ati se uriya mudamu buriya yaza ngo mugire inama uburyo yabaho. Umucunguzi wacu afite inyota yuko twamumenya, afite inzara yo kugirira impuhwe n'urukundo abo yaguze amaraso. Amen. Yesu afite inyota, afite n'iki? N'inzara. Ariko ntabwo ari inzara nk'izi zacu. Inzara ya Yesu ni ukugirira impuhwe n'urukundo abo yaguze amaraso ye. Amen. Kuko amaraso yatapfuye ubusa. Iyo arimo kubireba ubuzima bwaducanze, aho kugira ngo tujye gupfukama dusenga ahubwo tukajya mu bapfumu, aho kugira ngo twicare twiyegurire Imana tukumva yuko igisubizo ari ukuva ku mugabo wa mbere ukamusimbuza uwa kabiri ukagerageza, tukumva yuko igisubizo mu gihe ubuzima bwanze wajya kuryama ibitotsi ukabibura, Satani akakumvisha yuko igisubizo ari itabi n'inzoga no kurara mu muziki ubyina bugacya. Imana ifite inzara yo kukubona kugira ngo ikugirire neza, yifuza byimaze yuko bamusanga ngo babone ubugingo. Nk'uko umubyeyi aba ashaka kureba ukumwenyura k'umwana we muto nk'ikimenyetso cy'uko uwo mwana azi mama we, bikanerekana ko uwo mwana atangiye kumenya ubwenge, niko na Kristo aba ashaka kureba ikimenyetso cy'urukundo ruhebuje rugaragaza ko imibereho ye ya mwuka yatangiye mu muntu. Amen. Mu magambo make, kuriya umubyeyi, akantu kose umubyeyi akoze, umubyeyi yamaze konsa umwana aramuterura akamurebesha hejuru, yarangiza akagikirigita akareba uko kimeze.
yangiza agatavuga ati ntago naruhiye ubusa, ibise byanjye ntago byapfuye ubusa. Papa w'uwo mwana nawe iyo avuye ku kazi akabona kirimo kirakamba kiraje gise gifata urukweto gise kiruciraho, umupapa ahita avuga ati ko biri kose nubwo niriwe mvunika na boss akantuka, ariko uko biri kose ntago nduhira ubusa, ntago nderibuye, uyu nguyu nawe azaza ahindura amateka. Kristo nawe amaraso ye nicyo gishoro gikomeye, ariko birababaje kubona tutazi Imana yacu kandi umwana bazi gutandukanya ababyeyi be n'abahandi. Hari ahantu kare nagiye ndangije ntangiye kuvuga, ubwo umwana yagereranyije ijwi rya se n'iryanjye. Iryanjye niba yumvishe risaraye yahise arira, bahita bamunyaka bamuhereza umurera. Mpita mvugana umwana ntimumurenganya, kubera iki? Azi gutandukanya ijwi rya se. Njye naje niruka mvugira hejuru, papa wasanzwe aza atuje, turatandukanye rero. Ariko uyu munsi wa none hano hari abantu batazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Satani. Umuntu umwe ubukene bwaramukanze, ubukene buramukubita, imyenda irasaza imucikiraho, inkweto zirahengama, ibintu biragenda biranga. Arangije umunsi umwe agira gutya ikintu kirimo amanyanga yo mu rwego rwo hejuru, ababonye amafaranga menshi. Arangije umuntu aramubwira ati amafaranga wayakuye he? Atumva mubwire. Ati niba ari Imana iyamaye, niba ari shitani uyamaye wese arakoze. Icyo nashakaga kubabaza, inzara, ubuzima, ingorane z'iyi si hari igihe zituma dukenera ubutabazi tutitaye aho ubutabazi bugize gute buturutse. None ni gute amaraso ya Yesu yangiramo imbaraga? Ko amaraso ya Yesu atsindishiriza umuntu akababarirwa ibyaha biciye mu maraso ya Yesu, umuntu akegerezwa Imana biciye mu maraso ya Yesu, umuntu akabasha kugira amatwi mazima yumva n'ibyo abandi batumva bitewe n'amaraso ya Yesu, umuntu akabasha kugira amahitamo meza bitewe n'amaraso ya Yesu, umuntu akamenya aho ari bujye hamugwa neza naho yajya akagwa mu bishuko bitewe n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu akaba ariyo azakingura ubwami bw'Imana ngo abantu binjire. Amaraso ya Yesu akaba ariyo kashe Imana iterera abantu ku cyangombwa, abantu bazajya mu ijuru n'abantu bazanesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bakaba ari abantu banditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe yereka kuremwa kw'isi. Ndagira ngo mbabaze, murumva dusigaranye iki turamutse tudafite amaraso? Ntacyo. Hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama, hari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'intama. Mbese urashaka gukira ubwibone? Izera amaraso ya Yesu. Mbese urashaka kujya umusingiza? Izera amaraso ye. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere mfitemo amagambo nakunze cyane. Ni icyigisho cya 57, ni page 292. Hano banditse amagambo akomeye, baravuga ngo iyo umunyabyaha arebye ku itegeko igicumuro cye kiramuhishurirwa. Iyo arebye ku itegeko igicumuro cye kigira gute? Mu magambo make, aramutse atarebye ku itegeko umunyabyaha yishuka ko ari umukiranutsi. Icyo kikinjira mu mutima nama we kandi akumva aciriweho iteka. Guhumurizwa kwe n'ibyiringiro bye bibonerwa mu gutumbira umusaraba w'i Karuvari. Iyo agerageje kwishingikiriza ku masezerano no kwishingikiriza ku cyo Imana yavuze, guhumurizwa n'amahoro bitaha mu mutima we. Atera hejuru agira ati, Uwiteka wasezeranye kuzakiza abagusanga bose mu izina ry'umwana wawe. Ndarimbutse, nta bufasha mfite kandi nta n'ibyiringiro. Uwiteka nkiza, naho ubundi ndarimbutse. Kwizera kwe kwishingikiriza kuri Kristo, maze agahera ko atsindishirizwa imbere y'Imana. Ariko nubwo Imana ari nyakuri kandi igatsindishiriza umunyabyaha binyuze mu mirimo ya Kristo, nta muntu ushobora gutwikiriza umutima we ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo agikora ibyaha azi cyangwa akirengagiza inshingano abizi.
nta muntu n'umwe amaraso ya Yesu yagira icyo amarira. Mu gihe yicaye mu iteraniro nk'iri arimo gutegura, turi mu materaniro dupanga kwihana, warimo arapanga uburyo azakora icyaha ejo. Uko ni ugukandagira amaraso, uko ni ugupfusha ubusa icyo Kristo yakoze. Ndetse Bibiliya ibyita kongera kubamba umwana w'Imana. Bantu b'Imana, muri uyu mugoroba ndabakangurira cyane kwirinda kongera kubambisha Yesu bwa kabiri. Ndakwinginze, Satani yagiye gukoresha ibintu byinshi, ariko muri uyu mugoroba nongere mbikubwire, hari amaraso yiteguye kugira icyo akumarira. Amaraso Kristo yasheshe afite ubushobozi. Igihe kimwe Martin Luther yahuye n'ikibazo. Satani yaramwegereye amwereka urutonde ruriho ibyaha yari yarakoze. Satani arangije atunga urutoki ku byaha bya Martin Luther. Martin Luther yumva arahungabanye, ngo ariko ngo ijwi ry'Imana riramubwira ngo urutonde nibyo, biriya bintu warabikoze, ariko bwira Satani akura urutoki, akura ikiganza hariya yapfundikiye. Ahantu ngo Satani yari yapfundikiye hari handitseho ngo ibi byose byo hasi yarabibabariwe. Kubw'ibyo rero imbabazi Imana yaduhaye muri Kristo Yesu, nubwo Imana yamaze kuzitanga, haracyari abantu Satani acanganyukisha kubera ko batiyeguriye umwami Yesu. Satani agahora abereka amafuti ya kera kandi ntabereka aho bakirira. Ndagira ngo uyu munsi ukura amaso aho Satani yayatunze amaso yawe ku bintu bikurega, ahubwo uyahanga i Karuvali. Ubwire umwami Yesu ngo mwami Yesu, ubuzima bwanjye bw'ahazaza nta buhari, kubera ko n'ubuzima bwanjye bwahise ntabwo. Ndagutakambiye, amaraso yawe ndashaka yuko uyasiga ku nkomanizo z'umutima wanjye kugira ngo mpinduke umwana wawe. Hari abantu benshi barimo gukora urugendo rwo kongera gushaka kubamba umwana w'Imana bwa kabiri. Muri uyu mugoroba ndakubwiye ngo sigaho, hari ibanga riri mu maraso ya Yesu. Ese urashaka gukira ubwibone? Urashaka gukira ubusambanyi? Urashaka gukira inarijye? Urumva ushaka guhindurirwa amateka? Izera amaraso ya Yesu. Ese urashaka yuko ugira amatwi abasha kumva Imana n'ibyayo n'ijwi ryayo? Urashaka yuko amahitamo yawe Imana yahindura? Urimo urashaka yuko urugendo rw'ubuzima bwawe Kristo ari we uba amajya n'amaza? Ese urashaka yuko ubwisi igiye kurimbuka utazarimburanwa n'abanyabyaha? Niba ubishaka, iryo banga riri mu maraso ya Yesu. Uyu munsi ntiwemerere ko aguhitaho. Nshuti zanjye, muri uyu mwanya nagira ngo ndebe n'abantu bangahe bari hano bavuga bati mwami Yesu, twarakubabaje, twakubereye abana babi, waremeye uradupfira, utugirira icyizere, ariko icyizere cyawe twaragipfushije ubusa. Ariko muri uyu mugoroba turashaka impinduka. Ndabizi neza ko buri muntu wese afite icyo cyifuzo mu mutima. Ndifuza muri uyu mugoroba kurarika umuntu ushaka kuvuga ngo mwami Yesu, izi mbaraga ziri muri aya maraso ndifuza kwandikwa mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Ndashaka yuko umpindurira amateka, ukankura mu gitabo cy'abapfu ukanshyira mu cy'abazima, ukampindurira ubuzima, ukampa ahazaza heza. Kandi mwami Yesu, nkuragije ubuzima bwanjye guturuka uyu munsi. Ndabizi yuko kugaruka kwawe kutazantungura ubwo nkwiyeguriye. Niba ufite icyo cyifuzo, tera intambwe uze dusenge. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri uyu mugoroba turanezerewe cyane, wongeye kutwereka uburyo dukeneye gusigwa amaraso yawe. Turaba bembe kandi nta kintu cyiza cyatuvamo, ariko iyo tukwisunze uhindura amateka. Turifuza yuko icyo wagiriye i Karuvali ushaka gukorera inyokomuntu, turifuza yuko dutaha gikozwe mu buzima bwacu. Turifuza yuko itangazo rya birarangiye rivugwa mu buzima bwacu, kugira ngo iminsi yo kujijwa irangire, dutangire iminsi yo kubana nawe. Turifuza yuko gukozwa isoni na Satani no guhora twibutsa ibyaha byacu bya kera, itangazo rya birarangiye muri uyu mugoroba rivugwa mu mitima yacu. Turifuza yuko kuba icyaha cyatugaraguza gati, tuva mu cyaha kimwe tujya mu kindi, tuva mu cyaha tujya mu kindi, turifuza yuko utegeka muri uyu mugoroba itangazo rya birarangiye kugira ngo intege nke zacu zirangire.
twambikwe imbaraga zawe, duhindurire amateka kugira ngo tubashe kwandikwa mu gitabo cyawe cy'ubugingo, kandi abana bawe bakwiyeguriye ugira impinduka idasanzwe uzana mu buzima bwabo. Dusiga amaraso yawe ku matwi ngo twumve ijwi ryawe, dusiga amaraso yawe ku rutoki rw'iburyo kugira ngo tubashe kugira amahitamo yo kukwegera no kugusanga, kandi uduhindure abantu bafite ibirenge bibwiriza ubutumwa bwiza. Uyu mwanya abamarayika bawe bera bari kumwe natwe, barimo baritegereza uburyo twahaye agaciro aya maraso. Ndakwinginze ngo hatagira uyamena hasi akayakandagira, ahubwo uduhe kuyasiga ku nkomanizo z'imitima yacu. Abantu barimo gutambuka hano twabanye muri iki cyigisho, ubahe umugisha wawe. Ingo zizengurutse hano uzihe umugisha wawe. Ntabwo twagusezeraho ngo tugende, kuko tugiye kure yawe twapfa. Ubwo twebwe tugiye gutaha, uri Imana ikomeza kubana natwe. Ijambo ryawe rikomeze ritubwire amahitamo meza twakora, kandi Mwami Uwiteka, ibimenyetso byo kubabarirwa, ibimenyetso byo guhabwa ubwiza bwawe, ibimenyetso byo kubohorwa bigaragare muri iri teraniro. Kandi buri muntu wese uri aha waje arushye ataha aruhutse, kuko uri Imana iruhura. Buri muntu wese waje hano yihebye ataha afite umunezero, kuko uri Imana iwutanga. Kandi buri muntu wese uguhungiyeho kuri uyu mugoroba, umukorera ibikomeye, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka twifuze kubura